muri aho aba VIP murashaka kumenya za business eshanu nababwiraga mushobora gutangiza nta rufaranga na rumwe, nimukomeze mukuri ikiganiro cy'uyu munsi ndaza kuzibabwira. Nongera kubasuhuza abakunzi ba Legacy Show, rero akaba ari ya channel yanyu itwungurana ubwenge bwa buri munsi, business ndetse na entrepreneurship. Nk'uko rero twabivuze ubushize, twaganiriye kuri ibitekerezo 10 bya business ishobora gutangira ubu ngubu. Mu kiganiro cy'ubushize rero tukaba twarakoze part 1. Niba utarayikurikiranye ndagusabye ngo uyigende, turaza gushira link yayo muri description y'iyi video. Uyu munsi rero turaza gukora part 2 cyangwa se igice cya kabiri cyane ma business 5 ushobora gutangiza muri kino gihe, cyane cyane aba business ushobora gutangiza udafite n'urufaranga na rumwe. Yego, udafite n'urufaranga na rumwe. Akaba tuvuze kuganiraho uyu munsi. Nivuga ngo niba uri mushya rero kuri channel yacu, like and subscribe kugira ngo tuzakomeze tubane ku biganiro nk'ibi ngibi. Hanyuma rero ufate ikaramu, ufate n'urupapuro, hanyuma wandike izi ideas cyangwa se wandike ibitekerezo bya business eshanu ushobora gutangiza. Abagumana natugeza ku musozo, ndabaha bonus, ndabaha igitekerezo kimwe cya bonus cya business ushobora gutangiza muri kino gihe. Igitekerezo cya business ya mbere ushobora gukora ndetse nta n'ufaranga na rumwe ushoye, akaba ari ukuba waba umu-assistant online cyangwa se kuba waba umu-assistant kuri mudasobwa cyangwa se virtual assistant. Ubu rero murabizi yuko muri kino gihe cyane cyane na nyuma y'iki cyorezo kimaze gutera, abantu benshi bazisanga baravuye mu kuba bagira ama-office manini kugira ngo bagire n'aba-assistant babitabira amatelefone. Ubu ngubu rero ibintu bimwe bigezweho kandi byatangiye no gukora hano muri Amerika ni ukuba umu virtual assistant cyangwa se kuba waba umu-assistant online. Nuvuga ngo nk'urugero, harimo abantu benshi cyane b'ama-entrepreneurs kandi bafite business zitandukanye mu Rwanda, mu Burundi ndetse na hano, bashobora kuba ari abahanga mu byo bakora ariko batazi neza ibintu bya emails, batazi neza ibintu byo kuba bakwitaba abantu ngo bakore customer service. Ni ukuvuga ngo icyo ukora Facebook page cyangwa se kuba wakora Instagram page cyangwa se aka website gatoya kerekana yuko wabasha gutanga ibikorwa bya customer service online. Hanyuma abantu bakaba baza bakaba baguhayaringa, hanyuma ukaba wabakora ibintu byose umu-assistant wa office n'ubundi akora. Ukajya ubitabira amatelefone uri online kuri ahantu wicariye mu rugo, ukaba wabasubiriza ama emails, ukaba wabapangira ibintu byose ku murongo, ukaba wabakorera data entry mu bintu bimwe na bimwe baba badashaka gukora, cyangwa se aba entrepreneurs nk'ubu ngubu nanjye ndabizi neza ko hari ibintu byinshi mba mbona bintwara umwanya bikavana focus ku bintu ushaka gukora. Ni ukuvuga ngo mfite umuntu wamfasha gusubiza izo telefone, gusubiza izo text messages, wakora ibyo bintu byose, umuntu wakora customer service, umuntu wakora ibintu nk'ibyo byose bitandukanye, uwo muntu namuhayaringa. Ni ukuvuga ngo rero iki cyaba ari ikintu gikomeye cyane kimaze gutangira gukorwa hano, kandi nibaza ko gishobora kuba business idea ishobora gufasha abantu benshi. Icyo ni igitekerezo cya mbere. Igitekerezo rero cya kabiri cya business ishobora gutangira ndetse nta rufaranga na rumwe ushoye, ni ukuba waba umu-social media manager cyangwa se uri umuntu ushobora kuba umanaginga account zimwe na zimwe z'abantu kuri social media. Muri kino gihe rero ahantu isi imaze kugera, imaze kumuvinga cyane, imaze kuva cyane ku bintu by'ama website, ku bintu byo kwamamaza kuri za televiziyo na radio, ahubwo biri biragenda bijya cyane muri social media, ahantu nka za Instagram, Facebook, za TikTok ndetse n'izi zose zigezweho, Pinterest n'ibindi. Ni ukuvuga ngo niyo mpamvu mubona nka za amakampani akomeye manini nka za Amazon, amakampani manini ndetse n'amabanki nka za Bank of America n'ayandi yose, ndetse n'abaperezida ubu ngubu iyo bagiye kuvuga ikintu bashaka kugeza ku bantu ntibakijya kuri televiziyo, ahubwo bajya kuri Twitter cyangwa bakajya kuri social media. Aho rero niho isi itangiye kugana, kubera yuko abantu benshi cyane, miliyari n'imiliyari z'abantu bari kuri social media buri munsi. Ni ukuvuga ngo rero niba ukurikira ikiganiro ukaba uri umuntu ukunda social media, ukaba uri umuntu ukunda kuba uri kuri social media umwanya munini, kubera iki utabyiga hanyuma ndetse ukaba wabasha no kuba
wabikoresha bikaba byakwinjiriza amafaranga. Hari abantu rero bakora ibyitwa social media managing. Ni ukuvuga ngo aya companies yose manini navuze, nubwo iyo mugiye kuri Instagram muyasanga, iyo mugiye kuri za YouTube muyasanga, iyo mugiye kuri za nuzo hose muyasangaho, ariko ntabwo kenshi ari bo baba byikorera, bafite abantu babashiraho ndetse bakabakorera izo advertisement, hama bakaba bamamaza muri ubwo buryo n'ibintu bitandukanye. Ni kuvuga ngo hari amasomo wakwiga online ukuntu waba umu social media manager, hanyuma ugatangira ukaba washakisha abantu b'entrepreneur, abantu bafite business ushobora kubuzi mu gace kawe ubamo, ukaba babwira uti mureke njye managingire Facebook page cyangwa se Instagram page, mureke mbakorere hanyuma mbasubirize ibintu, hanyuma ukabenteresa ugatangira ubakorera ku buntu ukareba niba babikunze. Icyo nacyo ni igitekerezo gikomeye cya business umuntu ashobora gutangiza ubu ngubu ndetse nta faranga na rimwe afite. Social media management kikaba ari ikintu kiriho kiratera imbere cyane muri iyi minsi. Rero igitekerezo cya gatatu cya business ushobora gutangiza ndetse nta rufaranga na rumwe ushoye, akaba ari business yo kuba wakwigisha abana mu rugo cyangwa se gukora ibyo twakwita tutoring services. Ku bantu bari muri Afrika, iyi nayo ni business ikomeye cyane. Nibuka kuva kera twabaga dufite abantu mu rugo mwataha, hanyuma abantu bakaza bakabigisha. Nuvuga ngo ubu ngubu ni business umuntu ashobora gutangiza muri kino gihe, aho ushobora kuba niba ufite ahantu hanini ushobora kuba wakoresha ukabashira nk'intebe 3, ukawagura udukompyuta 2, hanyuma ukemvita abana b'abaturanyi ukajya ubakoresha ama homework, ama devoir, hanyuma ukenteresa n'ababyeyi babo kuba babaguha ukabigisha. Ni ukuvuga ngo iki ni ikintu gikomeye cyane, kuko abo babyeyi iyo babonye ari ibintu birimo bifite creativity, birimo technology, ahantu abana baza bagakorera devoir, bagasoma, bakagira discipline, barabivuga. Hanyuma ugasanga ibaye business ahantu ushobora kuba ufite abana 6 cyangwa se 7 wigisha buri munsi. Ku bantu rero bari muri Amerika, hari website yitwa chegg.com. Iyo website ujyaho hanyuma ukavuga niba ushaka kwigisha imibare se cyangwa niba ushaka kwigisha uruhe rurimi, Igifaransa, bafite ibintu bitandukanye, hanyuma ukajya wigisha abana online. No vuga ngo ugasigninga online, hanyuma abana nabo bagasigninga online, hanyuma ukaba wabigisha. Iyo website ihemba amadolari 20 ku isaha, kandi rimwe na rimwe banaguha na bonus iyo uri umwarimu wigisha isomo rikenewe cyane. Uvuga ngo abantu abarimu bigisha ibintu by'ama sciences cyangwa se imibare hari igihe barengerezaho ndetse na bonus. Iyo rero ni business ikomeye cyane muri kino gihe, kandi ifite n'ejo hazaza, kuko dukeneye ko abana bakura bafite education nziza. No kuvuga ngo abana iyo bafite abana muri kino gihe bafite ibintu byinshi barangaza. Rero iyo hari umuntu bakurikirana nyuma y'amashuri akabasobanurira rimwe na rimwe akabafasha kuba discipline, ni byiza. Kandi kanakongera no kuri chegg.com si abana gusa, ahubwo iriho n'abantu ba tutoring, abantu biga muri universite ndetse n'abantu biga muri za secondaire. Icyo nacyo ni igitekerezo cyiza cya business muri kino gihe. Igitekerezo cya kane cya business ushobora gutangiza ni business nakwita interior designing, cyangwa se kuba umuntu uzi gutaka mu nzu h'abantu. Harimo abantu benshi bafite iyo mpano. Ushobora kuba ufite inzu, intebe na televiziyo n'imeza n'itapi ukabishira muri salo kubonye, ariko uwo muntu akaba yaza akinjira akoresheje bya bintu akabipanga mu buryo winjira ukabona inzu yahindutse. Harimo abantu bafite iyo mpano. Ni ukuvuga ngo ukuntu wabigenza, uko abantu barabigenza muri iyi minsi, ushakisha abantu ushobora kuba ufite inshuti n'abavandimwe, ukaba yabakorera ku buntu. Basabe ubibakorere ku buntu, ugende ukoresha ibikoresho byabo. Hari n'amasomo online ashobora kukwigisha ukuntu ushobora kuba waba creative, hanyuma usaba abantu babikorere ku buntu, hanyuma ufate amafoto y'ibintu wakoze n'ukuntu ufata amafoto y'uko hari hameze, ufata n'amafoto y'ukuntu hameze nyuma umaze kuhataka, umaze kuhagira neza. Hanyuma amafoto uyashire kuri social media, uyashire kuri Facebook, uyashire kuri Instagram, uyashire ahantu hose, kuko abantu baravuga, kandi abantu nibo source ya marketing ya mbere. Ni ukuvuga ngo umuntu nabona kuri social media yawe, kuri Instagram ndetse no kuri Facebook, akabona wabashije gutaka indani h'umuntu ukoresheje, cyangwa se umuntu akoresheje 50 cyangwa se 100 gusa by'amafaranga,
undi nawe azavuga ati ayo mafaranga ko ngewe ntayabuze kuki ntashaka uyu mwana cyangwa se uyu muntu akaba yamfasha bino bintu ndetse akaba yagihindura iwanjye neza kuko ubu ngubu amakampani manini akora interior designing ngaca amafaranga menshi ugasanga rero ni ibintu gusa abantu bari mu rwego hejuru babasha kwishyura ariko nk'umuntu ku giti cye abitangiye akabikorera abantu basanzwe ku mafaranga ari make kandi ku bikoresho bari basanzwe bifitiye mu rugo iyo yaba ari business yabasha gutera imbere abantu benshi bakakugana ari benshi icyo nacyo ni ikindi gitekerezo gikomeye wakora muri kino gihe igitekerezo rero cya gatanu cya business ushobora gutangiza muri kino gihe ni business yitwa Amazon Flex. Abantu benshi rero muri kino gihe bazi Uber, bazi Lyft, bazi Airbnb kuko ari ibintu bikomeye ko abantu benshi ntabwo barasona ikintu cyitwa Amazon Flex. Amazon Flex ni service ya company yitwa Amazon. Uko imeze ukora nka Uber cyangwa se Lyft ariko usibye ko ubu udatwara abantu ahubwo ubutwara ibintu. Ni ukuvuga ngo urafungura igihe cyose ushakiye app yawe ukaba wavuga uti saa 10 za nimugoroba ndangije akazi nkeneye ndafunguye hanyuma icyo gihe bakaguhamagara ukagenda ugafata amabox ya Amazon ukayajyana muri quartier yawe cyangwa se ahandi hantu ukayadeliverring baguhemba ku isaha no kuvuga ngo bahemba amadolari 18 kugeza kuri 25 ku isaha bitewe n'ama packages wa deliverings uko aremereye cyangwa se nuko angana. Ikiza cyabyo nuko ushobora gukoresha n'imodoka rusanzwe ufite no kuvuga ngo ufite imodoka ari ntoya ukora baguha ku delivering utuntu dutoya ariko iyo noneho usayininze app na amazon.com aho bagusaba kuba wadeliveringa ibintu binini bagusaba kuba wagura imodoka ari nini kugira ngo bashe kudeliveringa ibyo bintu ariko ni akantu ushobora gutangiza ku ruhande ukoresheje imodoka rutwara kandi kiza cyako ni ikintu ushobora gukora ufite n'akandi kazi ni ukuvuga ngo ufungura ugatangira gusaba imizigo yo gutwara igihe ushakiye ukorera kuri schedule yawe rero ahantu mwajya no kuba mwajya muri Amazon Flex ni website iriho izo information z'ukuntu watangira n'ukuntu watangira kuba wakora aka business ku ruhande ndetse kakwinjiriza income urumva bitewe n'amasaha ukora bingana n'amafaranga wazajya winjiza icyo nacyo ni ikindi gitekerezo abantu benshi bakora muri kino gihe. Turangiza rero nkuko nabasezeranyije aba VIP ngiye kubaha aka bonus kakandi ikindi gitekerezo mushobora gutekereza nko ku bantu bashobora kuba bari hano ndetse no muri Afrika ni ukuba wahinduka umunoteri cyangwa se kuba wahinduka public notary. Hari course zoroshye cyane hano muri Amerika ufata online hanyuma ukaba wabasha kuba licensed cyangwa kuba certified nk'umunoteri. Ikintu cyiza nuko abantu muri quartier cyangwa se abantu wabuzi iyo bagukeneye kugira ngo witnessing ku mpapuro zabo zisinye urasinya document ishobora kuba amadolari 50 cyangwa se yaba ari document ikomeye nko za real estate niba uzi abantu bakora ibintu bya real estate document ishobora ku madolari 100. No kuvuga ngo ako ni akantu umuntu ashobora gukora akaba yaba umunoteri hanyuma nakongeza amafaranga yaba yinjiza ku ruhande kandi mu buryo bworoshye. Nuko rero mwakoze cyane kwa mwakurikiye. Ikindi nacyo niba muri izi business zose twababwiye hariyo mwakunze mushaka kumva mushaka ko tuzavuga mu buryo burambuye mu commenting muzadusabe tuzabaganiriza kuri izi business iyo mwe mushaka kugira ngo tuvuge mu buryo burambuye uko bimeze nuko ikora. Hanyuma kandi ndagira ngo muna commenting mumbwire ni iyihe business idea cyangwa se ni igitekerezo cya business cyabanejeje cyane cyangwa se mwumva mushobora kuba mugiye gutangira. Nuko rero mugire umunsi mwiza. God bless.